Munyihanganire gato hari ibyo nkigerageza mumpereze umunota umwe kugira ngo ndebe ko naba mfite gahunda nk'uko nyifuza. Reka nze ndebe hari ibyo ndi kureba, simbizi niba iyo background nge hano hari indirimbo nashyizemo. Niba unyumva ushobora kunyandikira kuko mu by'ukuri hari utuntu twinshi cyane kuri mixer yanjye ufite hano, hari ibyo ntakibuka biba binsaba. Nyandikira hano umbwire ko iyo background waba ubyumva. Hari ibyo ndi kugerageza. Bonjour Marco Kamugonga, komere cyane. Hano hari indirimbo sinshaka gukomeza mvuga ngo turi kuyumvana kandi mutayumva. Reka nze ndebe, nibyo ndi gushaka ngo menye ko yaba isohoka muri background kuko hano turakumva. Hanyuma iyo background y'indirimbo nayo ko sinshaka gukomeza nyicurangira hanze, kanze numve hano kuri telefone yanjye ko yumvikana. Munyihangane gato. Indirimbo ntabwo tuyumva. Okay, urakoze cyane. Reka msyonde hano numve ko byumvikana. Ntabwo indirimbo mushobora kwumva ko nanjye amajwi sinshobora kuyumva. Oh Lord, ntabwo nzi impamvu rwose, ntabwo nzi impamvu. Mumpe umunota wundi umwe rwose kugira ngo numve. Sinzi ikibazo, sinzi impamvu. Okay, reka nzabikorere mu gikari. Noneho ntabwo mba mfite umwanya uhagije. Reka nzabikorere mu gikari bitadutwarira umwanya. Muranyumva ariko background y'indirimbo ntabwo muri kuyumva. It's okay. Reka tuganire indirimbo yo ubwo yabyanze ariko yari iyi. Okay, ntabwo hano byumvikana neza kuko iyo biciye muri mixer nibyo byiza, kandi ndibuze kureba kuri tutorial uko ngomba kuyisangiza hano. Najyaga mbikora ariko kuri mixer nkoresha ntabwo nyimenyereye, niyo mpamvu. Okay, ndagize mukomere cyane. Ndabaramukira umukunzi wanyu Marco, umukunzi w'Imana Marco. Reka tuganire ntaza gutwara umwanya kuko bibaye saa 5:17 hano. Ariko kandi hari byinshi cyane tuba tugomba kuganiraho. Ntabwo tugomba kuganira gusa ngo tuze kuganira tunafata umwanzuro. Ibyo nibyo bintu iki naho nkuko nkunda kubivuga, nta kintu gishyashye rwose ntegereje kumva ngo FPR ngo yakoze. Niyo mpamvu mujya mwumva rimwe na rimwe ntongana cyangwa se nk'abantu ibi ngibi se ntabwo ari bishyashya. Rero kuri je nzajya mvuga uko mujye munyihanganira kuko hari ibyo mba mbona nabwo bibaye nk'indirimbo igomba guhoraho, kandi mu by'ukuri ibyo bintu dusanzwe tubizi, tuzi FPR icyo ari cyo. Noneho ugasanga yegereze mikoro, ugasanga ibyo bintu none bibaye indirimbo, bibaye intera. Ikibazo kirara
hano kuri background y'intu nako kuri iyi foto nashyize hano muri kuhabona Bahati, muri kubona Rwigara, murahabona Pasiteri Rutayisire, murahabona umugabo bita Paul Kagame, murahabona Ntwari, murahabona Nyamihirwe, murahabona Kizito, murahabona Karasira. Uretse Ntwari yumvisha ko abandi bose baba ari abacikacumu, abantu bose bagiye mu kaga, abantu bose bararenganijwe. Bahati ntimumbaze ibyo, sinzi ibyo mba numva ngo harahari ngo amakuru ibyo ngibyo ari hehe, ari aho yakombye kuba ari ibyo umbwira ko Bahati ariho simbizi, ubwo ntumbaze. Hanyuma Rwigara ari he, Nyamihirwe ari he, Kizito ari he. Ibi byose byagiye bikorerwa aba bantu ni ukubera ko bashakaga ko igihugu kigomba kugira ubwisanzure budashingiye ku bwami, abantu bakagira ijambo mu gihugu cyabo. Wajye kumva umuntu ari kuzana ibintu byinshi, ari kuzana ibintu bishingiye ku bwami. Bamporiki we yavuze ko rwose ari umugaragu agomba guhakwa. Ibyo ngibyo okay, umugaragu mu by'ukuri ni umugaragu, kandi ibyo akora byose bigaragaza ko ni umuja. Niba ari umuja, niba ari umugaragu, niba ari iki, mumbaza. Ibyo ntabwo ari byo twakagombye kuba dushyira imbere. Nta n'ahandi hantu biba. Ariko bene abo bantu nk'uko byavuze ku isi n'ijuru, ni abantu baba bakeneye ko igihugu kigenda uko bifuza, kubera ko ubushobozi bwo kuraninga igihugu ntabwo, ariko bagomba gukoresha bene izo nzira zose kugira ngo bo bikungahaze. Ntabwo nshaka kubitindaho cyane. Hanyuma rero ikindi, niyo mpamvu mbabwira ngo abantu bari hano hanze bashobora gukinisha ubwonko bwawe bijyanye na politiki n'amashyaka kugira ngo bamwe bivanemo ubwenge bushukana, bya bintu twahoze dusoma kare. Ibyo bintu nta kindi kintu kindi kibaho gishoboka imbere y'umuntu ubakandamije. Hagomba gukoreshwa imbaraga. Nta bantu bajya baganira batumvanye imiti. Ibyo bintu mwabibonye. Umuntu nakubwira ibiganiro ku butegetsi buri mu Rwanda, uzajya umenya ko uwo muntu ari gushaka kugurisha, ari gushaka kubaroha. Uganire gute? Ubu abantu bose babimye ibyishimo, na ba bandi babishakiraga mu rusengero, abandi babishakiraga mu myidagaduro, bose barabacecekesheje kubera ko bashobora kwigenga. Niba udafite ubwigenge se ufite iki? Ntabyo. Hanyuma rero mu kiganiro cyatambutse mu kanya, nkumvaga Kambanda noneho agaruye iby'intambara, ngo bagomba kuvaho ku ntambara. Ibya Charles Taylor ntabwo abisiba, ibyo ntabwo muhakanya, kuko azi uko avugana na ba shebuja, azi uko babitanga ibyo bintu. Ariko intambara irahari. Erega ibanga ririhe? Mumenye ko muri aya mashyaka ari hano hanze, nitugera mu gihugu bazipanga bakurikije ingamba zabo, ibyo bari barimo, uko bakoranaga. Hazajya kumva n'imirya kugira ngo bagabane imyanya. None se nubareka bagakoresha inzira yabo, wowe iyawe utayigerageje uzavuga ko wakoraga. Aha ndagira ngo nsubize abantu. Yewe narabwiye ngo mu by'ukuri umwanya wanjye ni muto, kandi namwe ndamya ko umwanya ari muto. Ariko niba ufite umwanya wawe ukawukoresha kugira ngo nderanje, please, ubwo ni ubugome. Ntakarize umwanya. Kukize ntawe kwigenda kuri MCTR nkajya kwirebera filime. Kubera iki? Munyihanganire gato, hari umuryango udakinze. Reka mbe nsizeho aka karirimbo kugira ngo nkinge, simba nshaka abantu banderanja. Niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo, Munyihanganire gato, ndagira ngo umuryango uzanze. hari abajya baduseka bagakeka twabireka, gukaranga si ukureka, uburyohe si ukuneka.
amatiku n'urugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro siyo soko y'amahoro siyo soko y'amahoro ibyo byose wabireka agakora akiyereka yajya asanga ibimirika yajya atamba akimurika yajya atamba akimurika yajya atamba akimurika. Alright, so ndagarutse ntabwo gukinga bisaba intuzi ndagarutse zanze hari imiryango yikinguye kandi umuntu ashobora kwinjira randomly ubundi akanderanja kandi aba ari ikosa ryanjye. Noneho rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu kubera icyo abantu bahora baducanganya mu gitondo tureka dati ntabwo intambara ntishoboka, none ati intambara ati byanze bikunze igomba kuba. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kiri muri opposition kubera ko niba abantu badaciye akenge abandi bashobora kubasaza bakareba mind yanyu ukuntu imeze, uko mind yanyu itekereza, uko mubona ibintu ya ibyo byose rero tugomba kubitekereza. Ntabwo ari ngombwa ngo ubundi mugabo agutekerereze ngo urugo rwubaka ukungu n'ibyo umuntu ashaka kugira inama avuga ati ikibazo ngo gisohokemo ugomba kwitwara. Ibyo ndabyumva, ariko rero niba ibintu byose umuntu azavuga ati akabati gatereka wowe urabona kakubangamiye akavuga ati aya meza yavane hano, iyi speaker yivane hano, niba ari ibintu bishobora kuba byakemura ikibazo izo nama ugomba kuzumva. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ngo umuntu akubwire ngo bigomba kugenda uku, ngo bigomba kuba bikoze uku. Oya, nawe tekereza urebe icyo ugomba gukora. Ku bijyanye rero n'intambara, nta muntu n'umwe wifuza intambara, ariko abo turwana nabo turabazi, tuzi imitekerereze yabo, tuzi n'imikorere yabo. Iyo umuntu agiye kukubwira rero muri ibyo bintu kandi akarengane ese kubera iki intambara igomba gushorwa kuri icyo gihugu? Ntiharimwo abantu banyu bagomba kubigwamo? Ntiharimwo abantu banyu bashobora kuzira ibyo bintu? Ntacyo byatumarira mu gihe twahora muri ibyo ngibyo. Ariko kubera ko abantu badashaka amahoro rero muragira ngo bigende bite? Muragira ngo bigende bite? Abantu batifuza amahoro muragira ngo bigende bite? Ariko hari igihe biba ngombwa ko abantu bagomba gukoresha imbaraga kubera ko ibiganiro n'amahoro byanze. Aha ntabwo ndi buhatsinda. Hanyuma rero ndagira ngo ntange rya tangazo ryanjye. Umuntu waba uzi wayinzaye ati nagira ngo nkwibarize ariko mako turavuga duti turebe uko twahindura imikorere na strategy. Umuntu agatanga igitekerezo cyangwa ugaha umuntu message ikaba yamara amasaha 24 cyangwa 20. Biragoye. Ndatanga itangazo, nkeneye umuntu ukora indirimbo uzi gukora afrobeat, abo mu Burundi, abo mu Kongomani, abo mu umunyafurika uzi afrobeat icyo bisobanura. Nta kindi nkeneye beat kubera ko nababwiye ko ninjiye mu gihe cyane, hari byinshi cyane, hari inganzo mfite zigomba gusohoka umwaka utaha. Uwo muntu rero niba hari rwose mumumbwirire. Hanyuma nkunda kwibagirwa, hari abahungu twavuganye bari mu Rwanda n'abandi bantu bafite ikibazo cyuko bakora ibi bya YouTube, amacano yabo barakora ariko mu by'ukuri ntabwo baratangira kwakira amafaranga yabo bivanye n'uko aho bari naho baherereye ntabwo bibakundira kugira ngo bafate amafaranga yabo. Nko urabizi kuri 21 mufite amacano ya YouTube
uyu munsi mwabonye amafaranga yanyu. Ntabwo rero bo biborohera, ntabwo biborohera, ikibazo barakimbarije, ariko mfite abandi bantu nabo bamonetizing channel zabo zinyanditseho, icyo gihe babinsaba gushaka indi karita ya banki nkayifunguza mu mazina yanjye, nkabaha byose, imeri yabo byose n'ikarita n'ibiki, bikansaba ngo nze gufata iyo ntunze warantaye ati tarazo, mbese nimero prioritaire ugira ni iyihe? Twese ntawe ufite igihe cyamubanye impfabusa. Okay, reka nkubwire rero, niba ushaka kubera ko hari intuze zanjye bataka, hari fone zanjye bataka, kubera ko mba mfite fone nyinshi, bikaba ngombwa ko yayindi mbanyiretse kwa mufano. Reka nze nkwereke, ari ibintu mbabwira mwebwe mukagira ngo wenda se mako niki. Nibitagaragara, okay, urabona nk'iyo message aho ngaho, iyo message sabade ifate screenshot inyohereze hariya kugira ngo nibereke. Reba, umuntu aranyandikiye ntanze, ariko mbanzi ibyare byo, hari abari gucekinga kuri gihe ngo bamenye ibyare byo. Kamwereka ikiganiro nagiranye umuntu aridumbukije ati, I'm going to Texas on business. Do you still living in Houston? Ati ngiye muri Texas gukora business. Ati uracyaba muri Texas, muri Houston? Naramwe, who are you? Arangize ngo, hi Kerry, I'm Evelyn. Sorry, I forgot to tell you. This is my work number. Work number, simbizi mbakura muri office, mbakorera go hari Sunday. Ndamande, are you looking for who? Me or Katie? Where did we meet? I have no clue. Konamugi. Sorry, isn't this Katie? Ndamubwira ngo, don't waste your time. You are checking me. If not, you have reached the wrong number. Noneho ndamwani bye. None amaze kumva ko jewe atari buze kuzuko yambwiye, how did you get this number, thief? Wagisambuye inamba wayivanye. Ndamwati, make sure I'm taking this seriously, badass. Naramututsi. I have to know who you are as soon as possible. Nahise ncheki nganyine njya kureba uwo muntu ninde. Ibi jewe mfite atake nyinshi cyane ku buryo umuntu azanye ibindi bintu ntamwe. Kuri iyi nimero rero, iyi nimero kuri WhatsApp niho nyikoresha honyine. Iyi nimero ni 713-530-9172. Niba ushaka inimero rero yindi, hari nimero A162614306. Niba ari sharing aho kuri ntuza kuri ariko se ari ibintu mbabwira ntimubyumve. Iyi ni telefone inactive, iyi ni telefone inactive, n'iyi ni telefone inactive. Kuko hari igihe ubwira abantu ntibabyumve. Nini telefone inactive, kuze muragira ngo mbigire gute? Mberetse telefone zingahe? Nzayibara rero. Niba unyandikira kuri telefone, gerageza kuri WhatsApp atari message atari uyohereze kuri main phone. Kuko abo ba hacking abo baca muri ntuzi muri message, kandi baragoye kugira ngo uze kunyandikira kuri WhatsApp utarasevinga nimero yanjye.
noneho rero niba ari kuri WhatsApp wandike kuri iyi nimero, iyiyo niyo badiplomate iyi ntabwo ari umuntu uwo ari we wese pe, nta bantu ifite barenze bangahe, nta bantu ifite barenze 10, cyangwa se wandikire kuri iyi, reka ngohereze nimero, iyi nimero 346 uri kunyumva 648, kubera iki ubundi nimero ntajya nzivuga mu kinyarwanda, 346 648 1025, ubishyire kuri WhatsApp. Iyi nimero uyibike unyandikire. Nimero yindi ushobora kunshakira ni 713 530 912. Iyi ni nimero kizwi na bose kuri WhatsApp, biroroshye. Noneho rero niba ngwaye izi nimero ebyiri ugerageze A16 cyangwa 81 A16261 81 6 2 6 1 4 3 0 6, ntuyohereze kubera ko hari icyo hari arabo irakora iractive, ariko hari abo mba nshaka gufatiraho ngo uwibeshye aho ngaho ntabwo mba ndi kuwakorera. Niba waranyohereje rero nge nakohereje audio kuri iriya ihirwa na okay. Noneho rero muvandi, ntabwo byoroshye ga, mujye mumenya ko ntabwo byoroshye. Kanze ndebe nimero audio ngaho niwongere uyohereze, ndi kureba amawudi, reka ndebe ko nagushize muri achieved group. Okay, okay, uyu nawe yavuze ati ndi muri groupe yawe, yegera vuba amafaranga tuyatanga, vuba amafaranga tuyatanga. Achieved group, reka nze ndebe ko ntari kukubona munsi y'ifite yanjye. Okay, sangapi audio wanyohereje ifite iminota ingahe? Ifite iminota, reka nze ndebe. Okay, today 1 2 3 4 ifite audio. Niba ari wowe uri online, reka nkwandikire ndi kusubiza. Ndakwandikiye ariko message yanjye ndabona utarayisoma. Ni wanyohereje message uyu munsi? Oh yeah, yes. Yeah, okay. Noneho reka mbe mpimutse kugira ngo tudatakaza ntuze, nkeneye message yawe ko ipapinga hano, kubera ko hari amaudio ane umuntu mbona yanyandikiye, kandi izina rye ritangizwa na D. Okay, for you nta zindi message ndi kubona pe, nta zindi message ndi kubona. Okay, ubwo ndaza kubimenya na banyo ntuzo yanjye WhatsApp hano kuri ntuzo, kubera ko mba ndi mu kiganiro nkabona biri kupapinga hano, ushaka kwikoresha. Nibyo nandi kubabwira, hari abantu bafite YouTube channels banyifashishije mbere, hari abari mu Rwanda, hari n'abari hanze y'u Rwanda bakeneye ko mbafasha, kubera ko mu Rwanda babifunze cyangwa ubwo barimo nta byangombwa bafite, maze supporting abantu bane. Hari abandi mwabisabye, ibyo nabyo babinsaba ngo nshaka indi carte,
hari amakarita tugenda tukagura hariya ukauploadinga okay kuri PLS cyangwa he hose muri Walgreen muri CVS ukayigura ukagira gutya ngo ufashe wa muntu muhereza ibyangombwa byose ibikenewe. Ibyo turabikora. Noneho biransaba umwanya kandi biba binsaba ko email yawe mbirangije byose rwose mbyikuraho tubikora online. Ari kubibika nabibika, ari kubasikaminga nabikora, ariko hari amacano menshi na supportinze mpereza uwo musanzu ko nta kindi nakora. Mwumve ko babiza ku mazina yanjye, address ibiki n'ibiki, none nkabohereza ikarita yanyu nk'abantu ngiye ikarita yawe ibiki n'ibiki okay, ku buryo ntazajya ngo mako ngo uyu munsi ngo amafaranga mpita mbiguhereza aho uri, niba iyo credit card cyangwa debit card ugomba kwikoresha it's okay, cyangwa se iyo bibaye mu masezerano bati nyohereza ya mafaranga yanjye, wumve ko ibyo bintu ugomba kubimpembera. Ufata ntuze nka transferinga amafaranga yawe ndabyumva n'ibintu byoroshye, ariko nta kandi kazi mba ninjiyemo. Warangiza baratibundi mu makarita okay. So none ibyo reka tubireke ibyo, mwumve ko binsaba umwanya kandi muzi icyumweru nari maze mwabahungu mwe, nari maze icyumweru ndi mukiriyo n'ubundi kirarangira. Ibaza ka kecuru kagukujije momati ngire nambaza ba diplomate, ntabwo ari babandi, ntabwo ari ba diplomate bandi, n'abantu baba bapfunditse ibanga. Umuntu uvugana nawe ikintu mukamura gipfunditse atari ngombwa ko mugira kuri WhatsApp. Iyo utari muri achieved group biragoye kugira ngo ngire ko achieved group n'abantu mba narapikinze, ubundi nkabagira gute nk'abantu aba bampa iryo bagona bampa ibitekerezo sawa. Ubwo rero hari nimero nyinshi cyane zohereza kubera ko babonye nimero y'amako bikaba byaba ikibazo, ariko reka tudatinda aho ngaho. Kambanda ati intambara yo ni must okay, undi munsi ati muzarwana gute, nta n'ubushobozi ntihagire umuntu ugutesha icyo urimo. Ubutegetsi bw'iwacu muri Afurika turabuzi, abanyagitugu bashyirwaho n'abandi, bashyirwaho n'ayandi mabanda ari hano hanze kugira ngo bigarure bamungu ubutegetsi. Ibaze nk'ubu Paul Biya wa Cameroon ari he? Niyo wavuga ngo twebwe muri Afurika bashaka kudutegekesha ba bantu batagishoboye no kumenya ngo uyu ninde, akaba ari aho ngaho kubera ko byose ni nk'ibyo nababwiraga, uko abantu bakubitsa YouTube channel zabo kugira ngo ugire byose akaba ari wowe bifite, ariko bo bakaba ari abakora nabo. Rero abakora n'abahano undi bakashyira igipuperiya ngo nikigire gute, ngo nikiyobora abantu. Paul Biya ari amazi iminsi ngaha ataboneka kandi ngo ntibyemeye kumuvugaho, nguko uko Afurika iyobora. Bene umuntu kumukiza bene igihugu ntabwo bisaba uruhushya ngo ujye muri wowe ugire, abene igihugu bagomba kumukura muri myaka 92 s'il izo wanditse mu nyuguti zo ntazifungura, ariko audio zo mbonye wagize no nayibona. Ese nakubwiye nyine ko izina ryawe ritangizwa na D, nabikubwiye. So noneho rero ikibazo gihari ni iki, nuko hari abantu bagerageza gukora imishinga yabo, abandi bakaza hano bababwira babapfobya ngo apfunga ibyo ngibyo byose ni ibiki. Hari umunsi umwe nari kumwe n'ababyara banjye nifite ipantaro nziza baranyimiriye, kumbe nabo bari bayikeneye, ariko akabambwira nawe ngo wambaye ipantaro rero, ari ipantaro nziza cyane rwose, nziza yikoboye. Aranyimiriye, noneho nza kumenya ko babuze aho bayigurira cyangwa se bakaba badafite ubushobozi bwo kuyigura. Ubwo rero ngo nawe ngo ufite intuza no audio zo ntiwigugira, nabibonye ndazifite ndibuze kuzumva. Niko bigenda no muri aya mashyaka,
abandi bakarangaza. Yewe rero ntabwo mu by'ukuri niba ari amashagaga niba ari iki nukumbumbye nukumeze imbere y'igitugu ntabwo nshobora gukoresha amasengesho gusa no isengesho nsaba nuko Imana yantiza imbaraga kugira ngo mpangane n'uwo muntu nta bindi bintu bindi rero ni mwebwe mubikoze ntabwo nshaka kujya gufata iyindi ntuze ikindi gice ngo mfungure mundeke mbijyaniranye n'ibifata isaha ni mwebwe muraba mubikoze kuko naciye mu bintu byinshi cyane noneho ikintu ngomba kubabwira kuri za gurupe guhakana ubugore ugashyira amaguru hejuru bakagarama hari abantu bafite imyumvire n'imico yo kudashaka kugira ngo kudashaka kumva ibintu abayobozi bo muri opozisiyo igihe nshobora kubarenganura nkavuga ko n'abarya amafaranga bayarya kubera ubucucu bw'abayatanga mu byumve neza nta kuntu ushobora kujya mu kintu udashobora gukontorora ngo umenye ngo nzabibariza he ngo nibarya amafaranga ngo bandiye amafaranga iki kintu mu cyumba hari abantu bo muri opozisiyo babayeho batagira akazi naka cyangwa se bafite akazi ka nyirarureshwa kadashobora kwishyura intuze zabo n'izi zabo kadashobora kwishyura ibyo bakeneye n'uko babayeho kandi bashaka kubaho nk'abami umuntu akababara akaba azi neza ko abanyarwanda bahangayitse abanyarwanda bari depressive reka nkoresha iyi ngingo kugira ngo njye mbarye amafaranga ugatanga amafaranga ntagira follow up nta n'ubwo uzi icyo amafaranga agiye gukora ntuzi uko azakoreshwa warangiza gutanga amafaranga ati reka da ati amafaranga barayariye bari bakuka agiye gukora bari bakubwiye ko ayo mafaranga agiye gukora iki ari ibintu ntekereza cyakora mbonye umwe nawe avuze ati nje muri iyo gurupe twari batatu reka mwandike buje reka nkwandike utagira ngo ni intuzi ngomba kwandika impapuro 10 nushaka uyahoreze kuri GoFundMe straight ariko uvuye kuri ya gurupe kugira ngo tuzagire follow up bati ya gurupe yatanze ntabwo nkeneye kumpereza amafaranga inshuti yanjye nawe ntazi kubika n'ayanjye ngo ndajya kubika y'abandi cyangwa ntuzi uko bivuna y'abantu bari kuvuga ngo ya mafaranga ngo mu kigega ngo hasigaye mwangana reka nkwandike ubaye uwa kane ubaye uwa kane kanandike buje niyawe turaziranye ni umuturanyi wanjye hano hafi nimero ya telefone ibyo aba ari ngombwa wanditse umuntu nta nimero ya telefone ntaki kuko mu gihe nzaba ngiye kubaza ni amafaranga ya timu yacu mwayakoresheje gute muyakoresha mu biki muyakoresha mu biki noneho mbabwira uko ngomba kuba mbikoze none ninabigemura abana aya mazina yaba abantu nimero za telefone amafaranga yagezeho ko abari muri timu yacu batuvimvrire batubwire n'icyo amafaranga ariko muri baza ko amadolari 100 ni udufaranga duke cyane niba ari abantu 10 twatanze 1000 tukaba dufite amatimu 10 kabihumbi 10 uwo musaraba ukatuva ubundi tugasigara tubatumarika tubati niko amafaranga agiye gukora noneho naze kubona abantu bane aho navugirije induru ni bane nanjye nzamara ukwezi iyi nkuru nyibabwira buri munsi noneho ibyo abantu bihaye kujya barya hari n'abazarya bakarya nkawe hararya nyine kubera ko aba yatanzwe mu ntuzi aba yatanzwe mu bujiji nuko mbyandika nta mazina
ati wabyanditse mukunda gukope nta mazina na nimero ya telefone tubaye bane uwa gatanu ari ko yewe hari ibintu mbona muri opposition ukareba umuntu akakubwira kese ugasanga uwo muntu tanze amafi icyizere urakigirira nde ubana nande n'uwo mubana mu nzu kwa kunanira akakubeshya akaguhimbira akakugira akaguhinduka ugasigara ureba nk'igishwamwinyo mumaranye imyaka igihumbi icyizere kugishyirayo muri iyi business harimo icyizere kimeze gute kitagira control ibi bintu ni iby'imikino nta mikino irimo wowe rero uvuga ngo ufite ubwo bushake n'ubwitange wowe muri Canada umaze iminsi umpamagara niba ukore groupe y'abantu 10 aho ngaho iwanyu narakubwiye nti ntabwo nanze ko tuvugana ariko tekereza izi telefone zose ziri kumpamagara zimpamagara nyandikira ntabwo ndi umuswa wo gusoma message nzitaho urabona ko hari undi wohereje amaudio ariko izo audio rero nazo zigomba kuba zigusha ku ntebe iyo mpaye audio kabiri gatatu ngasanga ni ibindi bintu oya hari undi nawe uri mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi uri kunzana mwibigi ijambo ry'Imana n'ibiki ndabyumva nshuti yanjye jewe rero mbabwire ikoro 1 Biblia n'iyindi myemerere ndabifite nubaha Imana kandi nkayikunda ako sinshaka Imana igende mu murongo w'abantu bamwe bashyizeho ngo abandi ngo ntabwo bakunda Imana oya nabwo ni uburyo bwo kubangamira abandi bantu jewe rero ibi byombamo atari Imana ihabaye mba narahwereye kera hanyuma rero ibyo reka tubyimukeho niba uri muri ya timu y'abantu 100 agomba kuba ari amatimu 10 na nyumba 10 wayo ubwo za nyumba 10 nuko bigomba kugenda nushaka uri muri Afrika nushaka uri he ije kwa ngo nabuze ko ntango musanze icyo ni ikinyoma urugamba turimo rurakomeye reka natwe guverinoma ni yakoresha miliyoni y'amadolari reka natwe dukore nawe mfasha guhanga indi timu y'abandi bantu abantu 100 barakenewe noneho muri amafaranga yaburaga tugati ngaye amafaranga yanyarari turacyaburanye abantu bisakasaka ariko ntuzajye mu bintu bidafite gikurikirana kuko nugenda wenyine uzaba ugiye wenyine nuri yagende wenyine ko mugenda nka timu muzaba mufite ijambo amafaranga yakiriye ibyo mugomba kumenya icyo singeneye umva amafaranga mbwira uti muri ya timu yawe ndimo ayanjye nayatanze nkuvivure hano abo bantu 100 twiyumva namo tugira ibyo n'abantu kuzababwira ngo ntacyo muzageraho ngo nibiki oya ndumva rero aha ngaha icyo ndumva naba ngisubije ntabwo ari umututsi si umuhutu si umutwa twese turakandamijwe niba ari abababaye abatutsi hari abababaye kabiri kuri ingoma ya FPR kuko bari biteguye kubaho nk'ibyana by'ingagi ahubwo bakabaho nk'abana ba nyakabwana bakubitwa bagira gute ibyo utabyumva nta kazi ke ushaka kunjyana mu by'amoko rwose yihangana okay ati muri iyo groupe ongeraho okay unyuze mu gikari je ntabwo nyine kuma amafaranga nuko ati mako y'amafaranga nayatanze dore ngiyi ntuze nayohereje ngaya iyo groupe nuko nkeneye ntabwo nkeneye ngo unyuze mu gikari cyane se nsutenye ko ntari kubona mu gikari ntuze cyane ubwo wasanga waciye kwindi telefone it's okay nta kibazo ndibuze kubireba so hari abandi bantu rero batukana mwababonye kare bahagurutse ati kwa gisambo we ubu mushoferi ukaba mekanisiye ukaba umuririmbyi ukaba urusambo ukaba muri refereni ukaba muri guverinoma je narababwiye ngo no muri refereni iyi gahunda ndi gukoresha niyo gahunda nyene ntabwo mpamagari kujya muri refereni utabishaka ariko umuntu wese bati twe turi kubaka imbaraga zinizi zo kugira gute aho ibintu bigomba guhurira ibyo ndabizi ikindi wovuga ngo miliyoni nguzagura ngo
ngo izagura ngo intwaro, niba uri gutekereza ko iyi miliyoni izagura intwaro, wowe iby'urugamba ntabyo uzi inshuti yanjye, ntabyo uzi, ntabyo uzi. Nta muntu ushobora kugucumbikira ngo ajye anaguterurira umwanda wawe, akubura icyumba cyawe aho uryama, agire gute, kirazira. Ngo nushaka kujya ngo ahantu ngo mpa tiketi ya basi, mpa tiketi y'indege, no. Niba yaguhaye aho urambika umusaya ukaba utishyura rent, ukaba utagira gute, ibindi ugomba kuba ubizi neza. Ariko iyo ubwira abantu bameze nk'abanyarwanda biragoye. Marija najya ati abanyapolitiki benshi bo hanze bashaka kuyoboka nta gutekereza. Mbese benshi bitwara nka FPR inkotanyi, ubaha igitekerezo barangiza ngo urabarwanya niki. Ibi bintu rero nibitaranye, niba wowe ushaka kuyobora abantu ukaba udakeneye ko bakurikirana ngo bamenye, genda vamo, uri kuyobya abantu cyangwa ushaka kurukenyereraho nyine. Rero ntabwo kenshi ndenganya abanyepolitiki, ndenganya twebwe. Gene umpa icyo gitekerezo ngo ndakubwira nti ibintu ugomba gukorwa gute. Niba utemera amahame ya comptabilité ngo werekane les entrées les sorties, oya genda ibyo bijyane ku bandi bantu bana. Ibyo nta nubwo ari ngombwa ngo ujye kwiga notion muri comptabilité, no. Ntabwo ni ibintu byumvikana. We mu rugo rwawe ntumenya ngo amafaranga yagiye aya nayinje nyavanya ayasohotse gute. None genda ikubwira ushaka ko nza n'umusanzu, ariko ntabwo ushaka kumenya icyo umusanzu ugiye gukora. Narababwiye ngo namwe mu gifite ntuzenya subscription kuri channel yanjye, yanjye wikwivunagura. Wikwivunagura. Jewe mako undebye ukanyitegereza, nibyo koko warabanguriye soda reka mbishimye, ariko naje gusanga ari ubundi buryo bwo gutuma bene gihugu batagira gute, batibohora. Imbaraga twari kuzishyira ngo nzanye kuri channel ya mako ngo gira gute. Hari ayandi mashene akiyubaka, ari bantu bari muri Afurika nabo si bose, kuko hari abifite nta rent bishyura, nta insurance bishyura, nta bicyo. Uwo muntu abika $200 y'amadolari akaba akize kundusha igihe ufite $2,000 by'amadolari, kuko $2,000 byose biragwa mu muriro. Ariko we $200 ashobora no kuvuga ati mezi 6 ashobora kuntunga. Ibi bintu rero abantu bazanye ngo babaye imirimbanyi, ngo bagize gute, ngo shyiraho amafaranga. Oya, oya rwose, oya. Ibi ndabirwanya mu byitwa opposition, ndabirwanya. Umuntu akaba yicayeho nta kandi kazi, akaba atunzwe na YouTube gusa, ari acungira yaka imfashanyo za buri munsi. Uku kwezi imfashanyo, ugutaha imfashanyo. Ese reka mbaye mbabaza, hari ibintu nanze. Niba mfushanye ko ku Rwanda, ntabwo nshaka amafaranga, sinshaka kuza no kunsura. Nuko ndi inyamaswa, nuko mfite experience muri ubu buzima, s'il vous plaît. Umuntu akagufashisha imfashanyo ivuga, akazajya yirirwa biririmba ko yagufashije, kandi wari umuco. Wa muco rero ngewe ujya kunsiga ibyondo wigumanira. Urugamba turiho ntabwo ari uko nyirakuru wa mako wari w'imyaka 100 n'iyindi yapfuye, no. Urugamba turiho nuko abato bari kuvuka ubu bazabaho. Ntabwo urugamba turi hari uko navuze ikiganiro cyiza kizana amarangamutima ngo uhite ufata amafaranga ngo mako ndamwemeye, ejo nimvuga ibitabapfa utangire kuntuka. Banzu urebe ndi kugana he, birajya he. Ese nazanywe n'amaco hano kwa ngo mumpa amafaranga? Ntabwo ari amafaranga nkeneye, s'il vous plaît. Niba ari amafaranga ntunga, ngomba kujya kuyakorera. Ndahantu hari opportunity zinyemera gukora amafaranga, nakoza amasahani, nahindura amavuta y'imodoka, nahindura ipine, nahindura suspension system, nagira gute, ibyo byose natwara, najya gukubura. Ayo ni amafaranga, n'uburyo abandi badafite. Ngende mpore mu mifuka kwa ngo nge mbabwira ngo muzana amafaranga. Ubundi amafaranga yakuzagira icyo akora, ntaba akajya agenda muri ibyo ngo runaka ngo yavuze byiza, join. Okay, ndabyumva arabayivuga binakemewe ko nko muri Afrika internet murabona ukuntu isumbuwana. Ikindi, abantu bafite ama YouTube channel mwige kugura iCloud.
iCloud ugure nka 2 terabyte 2 terabyte ni ibintu byinshi cyane kwanga ubona ibintu uzapakira muri 2 terabyte ariko izo 2 terabyte nazi impamvu avuga ngo join nuko ugomba kuzishyura buri kwezi iyo space ugomba kuyigura buri kwezi no mubona hari utuntu nanga amavideo ngo nzane ngire gute nukura kuba biri kuntwarira umwanya wanjye niba rero ari ibintu nza gucuranga ngahita mbisi basinzongere kubishaka muri archive ngo mbigarure ibyo ntacyo bivuze nyene ibiganiro bigumaho n'ibitekerezo byaba ngombwa niyo video nkayizana nka proof ariko umve ko intwari umwanya ndaje uploadinze rero sinzayibona nongere mbisibe mbicuguye hari igihe ntuze computer zisuwasuwa kubera iki iruzuye you have no space ntabwo ufite aho kubibika abantu rero bamwe bakeneye bene iyo mfashanyo iyo umuntu agitangira ibintu arastrugglinga abo bantu bakeneye ubwo bufasha none rero wowe uzi neza kuri ku rugamba ukaba urwana nk'impumyi bazakurasa mu jisho noneho kandi wari impumyi banza ufungura amaso aya mafaranga ko nayabonye nyavunikiye agiye gukora mu gisubizo nshaka cyangwa amafaranga agiye kwidagadurwamo agiye kubyinirwamo agiye muri restaurant nziza agiye mu bintu kintu dukeneye n'umuheto inshuti zanjye dukeneye umuheto wonyine nta bindi bintu bababwirane n'intuzi na conference biki okay birakenewe ariko se ibindi nyamukuru turabifite ntabwo ndi kurwanya ko umushinga urahari muri guverinoma wazawukora gute nta mafaranga mureke tubaha amafaranga ntayabahaye muri iki gihe ari kwegera urukanywa naza yabaha ryari uri kwegera urukanywa ntandi mafaranga ujye upfusha ubusa ngwino muri group twuzuye timu ya mbere y'abantu 10 s'il vous plaît bitarenze ku cyumweru n'ijana kugeza mu kwa 12 uyafite uhita yatangira rimwe cyumweru nzamurika ati timu y'abantu 10 ya mbere turarangije amafaranga yacu ngaya kwara ngo zana yewe amafaranga ari kujyayo usiniburitse use murumva koko tuzajya turenganya abayobozi bacu cyangwa natwe mu mitwe ntabwo dukomeye aho rero reka mbashimire mwebwe twari turi kumwe kunanga ibiganiro birebire dore isaha irageze sinshobora gukora ikiganiro cy'amasaha 2 ngiye kuvaho ninjire mu buryo bagona kuko ndarikunda kurusha bya bindi ndarikunda ikindi hari abantu mwiharije kujya mu audio menshi cyane ugasanga audio y'isaha amasaha ngaha s'il vous plaît zimwe ndazisiba iyo zidafite ubutumwa ndazisiba iyo umpaye audio ntumbwiye ati harimo igitekerezo iki n'iki ahubwo ufasha audio urahurutuye urushyiza aho ngaho ntaki ndabyumva yanjye ntabwo ni abantu basinzirizwa gerageza iyo audio yawe umbwira ati mako mu nyandiko nkoreje audio ivuga ibi hanyuma nurangiza ugira iki ntabwo ndi ikimboteri bajugunyamo nababwiye ibya space ukuntu zihenze space zirahenze nkubwiye ko nishyura space buri kwezi ntabwo ushobora kumva bitari ibyo ni handi najya mvuga ukumva ndabuze kandi na internet ndayifite kona kubera nta mwanya ibintu byose aba bazungu barabibara hari n'abambwira ati wowe jya wishyura $200 ku kwezi tuguhereza ni limited upakiremo ibintu byose ushaka upakiremo bimariye iki baracuruza ngomba kugura ibijyanye n'urwego rwanjye mbizaho niba muhumva niunyohereje audio rero gerageza ugire abantu nemera n'abantu banyandikira iryo bagona sawa rero ngiye kujya kwishakwe turebe kwishakwe tugira icyo tubivugaho kugira ngo ubundi butumwa ngomba guprinting eza kuba ari printing nuko ngomba kubibika ari message mba ngomba kubika hari message mba ngomba kubika ndumva rero ibindi byaba ari amazimwe
byaba ari amazimwe reka mbasezere kandi mbashimire, harimo Momo, harimo Warahi Nzayibara Warahi Nzayibara tubwo numara kumva amahomvu yanjye ukire kuri isi. No nshuti yanjye, we twavuganye kandi ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari audio zawe ntazirengeje iminota ingahe. Hari umuntu ukohereza ntuze kohereza message isaha, nshuti yanjye wampaye audio. Reka nshimire Nubufindo Clever, nshimire Warahi Nzayibara, Momo, Mombasa, Kisumu, nshimire Kidamage tu, nshimire Queen Linda, nshimire Nsengumuremyi Martin, nshimire Marie Jeanne, nshimire Titi Gross Mine, nshimire Joma, nshimire Mboni Alexandre, nshimire Ndewundi, reka nze ndebe, tugomba kujya dutanga amafaranga ariko tuzi n'ahagiye. Nshimire Ndewundi, ndi kubona nta wundi muntu. Mboni Alexandre ntabwo, Ndewundi, Frank Giraneza, Kamugunga, ubona aba Ekaye Skilia, okay. Ndumva ubona aba nibagiwe, ntabwo ari urwango, muzi ko n'amaso dukoresha kandi amaso yacu nayo afite ahagarukiriza. Murakoze, mugira amahoro y'Imana ya mukunzi wanyu mako turi kumwe, ngiye gucekinga nabo ngabo bavuga bati dushyire muri ntuze muri group. Okay, bye. Ariko ntimujye kure kuko ndaje.